Yesu araduhamagara ati ni mu by'ukuri ibisarurwa bireze usarurira ninde uhamagawe na Yesu ni wowe gawa. Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza bene data, muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Nje kugira ngo twongere tuganire ku murimo w'abana b'Imana, umurimo w'itorero. Muri iki gihe hari ibisarurwa byinshi ariko abasaruzi bakaba bake. Reka tuyoborwe n'umurongo n'imirongo ibiri yo muri Matayo igice cya 9, umurongo wa 37 n'uwa 38. Bavuga ngo, maze abwira abigishwa be ati, ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Nuko rero mwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Amen. Hano turabona ijambo ryiza cyane, harimo ibigaragara Yesu atubwira bihari, bigaragara ko ibisarurwa bihari, ko ari byinshi ariko ko abakozi b'Imana ari bake. Abagomba gusarura, abasaruzi ni bake, bakora umurimo w'Imana ni bake. Nuko rero ngo mwinginge nyiri ibisarurwa, twinginge data. Hano urumva ya ntwari ikomeye yo gusenga iraza kugira ngo twinginge nyiri ibisarurwa n'Imana data yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye, yohereze abajya gukora umurimo w'Imana, wo kujya gusarura, yo kujya kuvuga ubutumwa bwiza mu bisarurwa bye. Hano turabona ko Yesu yagereranije abari baje kumwumva ku musozi n'umurima weze. Benshi rero bakaba bari biteguye kwitangira umurimo wa data turamutse tubahaye urugero rwiza. Hari benshi bashaka gukora umurimo mwiza, umurimo wa data, ariko abo bareberaho, abababera ba mentors, ababareka urugero rwiza babatanze mu murimo, nta rugero rwiza rugaragara tubaha kugira ngo bashobore gukorera data umurimo mwiza. Ibisarurwa birahari, abasaruzi ni bakeya. Turasabwa rero gusenga, turasabwa gusenga dusaba Imana kugira ngo yohereza abasaruzi bazima, yohereza abasaruzi baza mu murimo. Kuvuga ngo icyo rero nawe wajya gusengera nuko wagombye kwitegura kugikora neza. Usenga arasengera nde? Arasengera iki? Turasengera kugira ngo tubone abadufasha mu murimo w'Imana, baze bavuga ubutumwa abantu bakizwe. Imana rero izadukoresha kuba icyitegererezo cy'abashaka Imana. Tugomba kuba ibyitegererezo, tugatanga urugero rwiza. Tugomba kwitangira umurimo wa data, abatubona bakavuga bati bariya kuko ni abakristo. Kuba Kristo ntabwo ari izina, ntabwo ari amagambo, ni ibikorwa ukora bakavuga bati uriya aragenda nka Kristo koko. Ukagaragaza imbuto z'umwuka wera nk'uko tubisanga mu Galatiya igice cya 5 umurongo wa 22 n'uwa 23. Ukagira ingeso zarangaga Kristo, nizo ngeso ziranga umukristo wese. Haleluya. Hano rero turasanga ko tugomba kwemera kuyoborwa n'umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza ni Yesu Kristo, kandi azi intama ze, kandi n'intama ze zikamumenya. Muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 14 tunige mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza rero amenya intama ze. Umuhinzi mwiza nawe amenya ko ibisarurwa bye byeze, kandi icyo gihe bishaka ko habamo abasaruzi. Abasaruzi rero ni wowe nanjye muri iki gihe, ariko tugomba gusenga Imana kugira ngo yongere abaza mu murimo w'Imana, kuko ibisarurwa ni byinshi. Iyo rero umusaruro ugomba kuba mwinshi, bishaka abasaruzi baba benshi nanone. Ibi kandi tubona Yesu yigishaga hariya ku musozi, na Ezekiyeli niko yabibonye. Urumva ni mbere ya Yesu, niko tubisoma muri Ezekiyeli igice cya 34 umurongo wa 5 n'uwa 6. Haravuga ngo nuko ziratatana, izo ni intama, kuko ari nta mwungeri, ziba ibyo kurya by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko zatatanijwe. Intama zanjye
zarorongotaniye mu misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure wose. Ni ukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose, kandi ntawaruhije azishaka habe no kuzibaririza. Ngibyo rero, nguwo umurimo utegereje itorero, nguwo umurimo utegereje abana b'Imana, ni umurimo wo kuvuga ubutumwa. Yesu Kristo nka Adamu wa mbere wa kabiri, Adamu wa kabiri, Yesu Kristo yakoze umurimo we, yaje yigisha iby'ubwami bw'Imana, kuko Adamu wa kabiri Yesu Kristo yakoze akazi ke. None ubu ngubu akazi ni aka Eva, Eva ari ryo torero. Uyu muriro rero ni uwacu, twebwe abana b'Imana, twebwe abayoborwa n'Umwuka Wera, twebwe abamwemeye bose tukizera izina rye. Haleluya! Twebwe rero itorero ni abo ngabo wumvise aba ari bo, ni bemera kuyoborwa n'Umwuka Wera, ni abamwemeye tukamwizera, tukaba tugomba gukora uyu murimo tumaze kubona, tugasenga Imana kugira ngo yohereze abasaruzi, kuko ibisarurwa birahari. Uriteguye se muvandimwe? Witeguye gutanga urugero rwiza kugira ngo abaza muri uwo murimo baze babona ari umurimo mwiza uhesheje ishema Imana? Ahenshi usanga bakora imirimo bagashaka kuyitirira, niyo bayikora bati niyo aho kuvuga ko ari umwami ukoze, ugasanga ahubwo kubera umuco twabayemo, ugasanga abantu benshi barakora umurimo w'Imana, bakora ibitangaza, ugasanga bashaka kubyitirira abadayimoni. Uze kusoma umurongo wa 34 aho ngaho. Ni ukuvuga rero, twagombye kumenya ko turi mu murimo w'Imana, kandi ko nta bwami bugomba kwirwanya. Abana b'Imana bagomba gukorera hamwe, abana b'Imana bagomba kumenya ko buri wese agomba kugira ishyaka ryo gukura barimbuka mu ngoyi z'urupfu. Haleluya! Uriteguye? Yesu aguha umugisha. Tujye ku murimo wa Data, kandi Imana ibaha amahoro n'umugisha wayo. Kubwa Yesu Kristo, amen.